ayesi reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Blessed Family TV. Reka nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko muri amahoro, nizere ko Uwiteka akomeje kugenda abana namwe mu byo mukora byose. Hanyuma rero n'umuhungu wanyu Pacifique ngarutse mu makuru mashyashya agezweho muri iki gitondo cyo ku itariki y'uno munsi, ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Bakunzi bacu, ntabwo byoroshye hano imbere ku mirongo y'urugamba icyitwa coalition yose ko yakabaye irwana ku ruhande rwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yamaze kuba ihura n'uruva gusenya. Ndabizi mushobora kuza kwibaza tese urwo ruva gusenya bahuye narwo ni uruhe, rumeze rute? Rero ndaje ndababwira rwose akaruku kandi uko byifashe hano imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bakunzi bacu, ivumbi ryamaze kuba ritumuka rwose, ivumbi ryamaze kuba rigira gute ritumuka. Ubu tuvugana induru imiborogo ikomeje kumvikana mu gisirikare cyangwa mu gisirikare cy'u Burundi. Ese niki cyaba kidasanzwe? Rero ndaje ndabikubwira neza cyane sek akaruku kandi we ntuze kuba wacikwa n'akantu na kamwe. Nanone kandi muri amakuru ndaza kukubwira ukuntu ubu tuvugana uwitwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yamaze kuba agira gute acanwaho umuriro n'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ese niki cyabaye bakunzi bacu? Ibingibi rwose ndaza kubabwira muri amakuru neza cyane senke. Muri amakuru kandi ndaza kubabwira ukuntu ubu tuvugana abasirikare ba FARDC hafi ya bose bamaze kuba batangira kugira gute, bamaze kuba batangira guhunga. Ese bari guhunga ibiye bice? Byagenze bite? Ayo makuru nayo ndayafite. Hanyuma muri amakuru ndababwira kandi ko Blackwater ni umutwe usanzwe urwana ku ruhande rwa Kinshasa, nayo hari icyo yakoze. Blackwater ni iki kintu rero bakoze? Ndaje ndabikubwira byose muri amakuru. We ntuze kugira akantu na kamwe uza kuba ucikwa, cyane ku bijyanye n'uru rugamba ruri kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse ndaza kukubwira n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye n'ubundi avugwa hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo, aho rero kugeza amagingo aya ngaya ibintu byabaye bibaya sana. Byose rero nta kabuza uraza kuba ibyiyumvira nawe gatanu kuri kagenzi kako, ntuze kugira ikintu na kimwe uza kuba wagira gute wacikwa. Ngayo nguko rero bakunzi bacu, munyemerere amakuru yacu tunayatangire, nta mpamvu yo kuza kuba dutinda mu ncamake, ahubwo tuhite dutangira turambura amakuru. Ariko kandi ntaribagirwa, ndaza kubabwira yuko ubu tuvugana hari inama y'igitaraganya iteganyijwe hara mu gihugu cy'u Burundi, igiye kuba none ahangaha iraza guhuza bamwe mu basirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Kongo. Haraza kugaragaramo n'umu FDLR mukuru ari we Jarike Habyarimana. Byose rero ndabifite muri amakuru rwose, ngiye kugenda mbikugezaho neza cyane senke. Hanyuma rero bakunzi bacu, munyemerere amakuru yacu tugire gute tuyatangire, tujye twayatangira nyirizina akantu ku kandi, twinjire turebere hamwe nyine iki kiri kuvugwa. Mana nyagasani, sinzi uburyo nabasobanuriramo iby'ibi bintu biri kuba, sinzi uburyo nabibabwiramo, ariko none ahangaha twese twatunguwe rwose ku buryo bukomeye cyane. Mu 23 yagaragaye mu yindi sura shyashya, ya sura ariko imwe ya sura navuga ko ari sura ikanganye yo ku rwego rwo hejuru cyane, isura mbi cyane ku gisirikare cy'u Burundi, isura mbi cyane ku gisirikare cya FARDC. Ubu tuvugana abasirikare benshi muri warikare bagaragaye ari mirambo, bapfuye mu buryo kandi bugiye butandukanye, bapfuye mu buryo bukomeye cyane, bishwe n'ishyano, bishwe mu buryo butunguranye kandi bukomeye. Bakunzi bacu, ni ukuri kose ibi bintu nshobora kubivuga wenda abantu ntimubyumve neza cyane, ariko nicyo gihe cyo kugira ngo mugire gute mube mwabyumva. Anga abasirikare b'Abarundi ewana bari gupfa, niba muzi icyo bita gupfa urupfu rubi, bari gupfa urupfu rubi rwose kandi rukomeye, bari gupfa urupfu kandi rubi kandi rukomeye rwo ku rwego rwo hejuru cyane. Hanyuma rero bakunzi bacu, ndagira ngo twihute cyane turase ku ntego, dukubite tubangura cyane ku kijyanye n'uru rugamba n'ubundi rugiye kugira gute, rugiye kubera no mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bana yanjye nanjye numiwe nakubiswe n'inkuba, navuze ati ahangaha muzi kubona igisirikare cy'u Burundi kizana amamodoka ukagira ngo bazanye abasirikare cyangwa ibyo kurya, kumbi bazanye amamodoka yo gutwara imirambo. Hano abasirikare b'Abarundi, umuntu utabizi cyangwa se utaba wabyitegereje neza ashobora kugira ngo ibi bintu ntago ari ibyanyabyo. Hano baje gutwara mu by'ukuri abasirikare b'Abarundi kandi benshi
baje gutwara abasirikare b'abarundi kandi mu bigaragara byo ni abasirikare benshi cyane. Bakunzi bacu rero ntabwo ibintu byoroshye habe na gatoya, bikomeje kugira gute, bikomeje gufata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mu by'ukuri M23 iri kugenda icana umuriro ku gisirikare cy'u Burundi cya FARDC, iri kugenda icana umuriro rwose ku buryo bukomeye. Icyitwa Wazalendo muraza kunyihanganira cyane, amakuru nayakoze mu masaha y'ijoro, ntabwo byoroshye rwose. Ivumbi riri kugenda rigira gutera itumuka. Ubu tuvugana rero wari kare hari amakuru mashyashya nkomeje kugenda mpabona ngenda nakira agenda aza mu byiciro bigiye bitandukanye. Umwanya umwe M23 ngo yakubiswe, undi mwanya igisirikare cy'u Burundi kikagaruka kirira. Anga ntago ndabona umusirikare M23 uri kurira cyangwa se ngo handikwe inkuru zigaragaza ko M23 uri gukubitwa. Ibi byose biri kwandikwa na za Wazalendo na za FDLR. Ahangaha ahubwo amakuru yo kwizerwa ari guturukayo aragaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi kiri gukubitwa nk'impinja, kiri gukubitwa ku buryo bukomeye cyane. Ivumbi riri kugira gutera, riri kugitumukana, mu by'ukuri induru ziri kuvuga. Bakunzi bacu rero mu by'ukuri ntabwo ibintu byoroshye, bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ngayo nguko rero bakunzi bacu, ivumbi ryamaze kuba rigira gute, ritumuka. M23 nta bintu by'imikino na bikeya ifite, nta bintu by'imikino na mikeya ifite rwose, ubona ko byamaze gufata indi ntera. Hanyuma amakuru kandi ari kugenda yerekana yuko ahanga mu bice bya Masisi harimo kugenda habaho kwatakwa gukomeye cyane ku ruhande rwa M23. M23 iri kugenda yatakwa mu buryo bukomeye cyane, kandi ubwo buryo bukomeye cyane iri kugenda yatakwamo ubona yuko ari uburyo Kinshasa yashyizemo kime cyangwa se imbaraga mu buryo bwo kugira ngo babe bakigarurira uduce twinshi cyane tugiye dutandukanye n'ubundi tujyanye n'urugamba ruba rugiye kubera hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Mu by'ukuri ivumbi rikaba rigiye kugira gute, kuba ryatumuka. Anga ni hamwe nzamba nk'ababwira Tereogie Pacifique ati sometime arigiye mba mbona ibintu byabaye bibi cyane. Haza nk'ababwira ati anga igisirikare cy'u Burundi kiri gupfa nk'imbwa kigashyingurwa nk'imbwebwe. Ntaho umusirikare w'igihugu yashyinguwe imahanga kandi yakajyanywe mu gihugu cy'iwabo. Mu by'ukuri rero ntabwo ibintu byoroshye habe na gatoya, bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka nihute cyane rero nkubite mbangura mbahereze no ku yandi makuru, mbabwire ko ubu tuvugana muri Kivu y'Amajyepfo ibintu byabaye bibi cyane, ibintu byamaze kuba bibashambarite ku buryo bukomeye cyane, ndetse ivumbi ryamaze kuba ritumuka rwose mu buryo bufatika kandi bugaragarira amaso ya buri wese. Ahangaha Sultan Makenga arimo aragenda akora ibikorwa bikomeye cyane byo ku rwego rwo hejuru cyane, arimo aragenda akora ibikorwa bya gisirikare. Ubu tuvugana induru ziri kugira gute, ziri kuvuga. Ubu tuvugana imiborogo, ibindi bintu byose biri kugenda bigaragara hano mu rugamba rwose, ubona ko byamaze ko bigira gute, bihindura isura. Mu by'ukuri rero Sultan Makenga arimo arakora akazi gakomeye cyane ko kwigarurira uduce no kwigenda bisubiza utundi tugiye dutandukanye. Ngayo nguko rero bakunzi bacu, mu by'ukuri ubona ko ibintu byahinduye isura, byamaze ko bigira gute, bikomera, kandi nta kindi kintu cyo guhindura cyangwa se cyakorwa kugira ngo runo rugamba rube rwagira gute, rwahagarara. Oya ntacyo. Igihari nuko hano M23 isabwa kuza kuba yakubita FARDC, igakubitana Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo ibone uburyo bwiza bw'amahoro. Bitabaye ibyo ngibyo ivumbi riraza gutumuka rwose. Uko niko kuri mbahaye cyangwa se mbagejejeho rwose, ntabwo ibintu byoroshye habe na gatoya, bikomeje gufata indi ntera mu buryo bwose bushoboka cyangwa se mu buryo bwose bugaragarira amaso ya buri wese. Ngayo nguko rero bakunzi bacu, nkomeje gukurikirana akantu ku kandi ku kijyane cyane n'uru rugamba ruri kuberana mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero bakunzi bacu, reka dukubite tubangura twigire no mu yandi makuru mashyashya n'ubundi agezweho ari kuvugwa hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho tujye mu mujyi wa Uvira, hagaragaye ibintu bidasanzwe cyane ku basirikare b'abarundi ndetse n'abasirikare ba FARDC. Ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi kiri kurya ruswa nyinshi cyane kuri M23 kugira ngo umujyi wa Uvira wigarurire. Mu yandi makuru akavuga ko Blackwater nayo imeze nkaho iri kugenda icira inzira M23, ariyo mpamvu byababaje witwa Kisekedi ku rwego rwo hejuru cyane, dore ko ubu ngubu yari yibere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kubera igikombe cy'isi, yari yagiye gushyigikira ikipe y'igihugu cyiwe, yaraye nabikoze rwose ikanganya na Portugal, bakanganya igitego 1-1. Ariko ubu tuvugana rwose numiwe, hano Blackwater batangiye kwishyiraho ibibazo ngo niri gushyigikira M23. Ngaho nguko rero bakunzi bacu, mu by'ukuri ntabwo ibintu byoroshye habe na gato, bikomeje no gufata indi ntera ku rwego rwo hejuru cyane. Bakunzi ba Blessed Family TV,
rero izi ni incamake z'amakuru mba mbazaniye, nibikunda mu kandi kanya gatoya ndaza kugaruka nko mu masaha ya saa 5 bageze indi breaking news, hanyuma amasaha mugoroba nanone ndaza kubagezaho indi breaking news. Rero nitwa Pacifique, ningiye tubana umunsi ku munsi ahangaha. Yo wankandira like ndabikunda cyane, wanakanda subscribe nkabikunda kurushaho. Hanyuma rero murakoze, mugire ibihe byiza, bye bye.